hari imyaka basengana n'abandi, hakaba n'imyaka basenga bonyine. Hari imyaka basengana n'abandi, hakaba n'imyaka basenga bonyine, bitewe n'iminsi umaranye ikibazo. Yesu agiye ku musozi arasenga, abigishwa baravuga bati tugomba kugera mu rugo mbere tugashyikiriza imiryango ifunguro, intonga y'imitsima. Dayimoni aravuga ati ntabwo nabemerera gushyika mu rugo. Yaraherutse gukora igitangaza Yesu, yaraherutse kubakiza dayimoni w'inyanja ashaka kubaroha, bihura nuko Yesu yari yicaye mu bwato bari barimo. Amen, amena. Nuko tutaguhaye umwanya ngo bivuga, ariko nawe urabizi ko ari igihe yararwubitse dayimoni. Burya byagarukiye kuri Sinashe, iz'abandi ni kwa kundi byatangiye. Nari umwe, ariko igihe kiragera Yezebeli aramukanga. Yezebeli ntabwo yari umugore uciriritse, kandi Eliya mujye mumuseka ntacyo, ariko ngewe harahongera nkamwumva, kubera ko yari afite amakuru y'abahanuzi Yezebeli yivuganye. Yari azi ko yabishe ku rwego rw'uko we yaranazi ko ari we wenyine usigaye. Aravuga ati nanjye aranyadukiriye. Eliya aravuga ati reka ngenda kugira ngo ngwe mu maboko y'umugore w'umupagani, njyame munsi y'igiti cyica gishobora kungwishaho amakaka maco ngapfa, ndetse biravuga ngo yisabira gupfa. Hanyuma aho ngaho yararyamye, ndiho arahamusanga. Eliya ntiyarananiwe, ntiyarageze aho atekereza niba ariyo yavuze cyangwa atariyo. Imana intumye ku bantu batari benshi, intumye ku bantu batari benshi bigeze bumva ijwi ryayo, kuko hari n'abatunze amajwi atari ayayo. Ikabayo ibihagazeho, ikavuga iti njye ubwanjye ni njye wavuganye n'uriya mugore. Yo ubwayo ikaba ibizi ko yavuganye n'uriya mugabo. Yo ubwayo ikavuga iti uriya musore n'uriya mukobwa imvugo batunze ni iyanjye. Intumye kubabwira ngo niyo. Nimureke gushidikanya, nimuve mu rungabangabo, niyo. Mureke guha agaciro aya majwi yandi ababwira ngo ntibyari byo, ngo hari ibyari iby'abubu, ngo hari bandebye gusa bapfa kuvuga. Irambwiye ngo mbabwire ngo niyo. Ibi Yesu yabivuze bigenze biti. Yabivuze abigishwa bari mu nyanja. Yesu yaramaze gukora ibitangaza. Matayo yanditse yaramaze kwandika 20. Yaramaze kwandika ibitangaza 20 kugira ngo agere kuri iki gitangaza cyabereye muri iyi nyanja. Kimwe muri ibi bitangaza urumva ntabwo nabibabwira byose. Imana intumye kubabwira ngo niyo yavuze. Kimwe muri ibi bitangaza kwari ukuvana mu isoni Mariya atwite Yesu. Ubwo Yosefu yaramaze gufata icyemezo cyo kumubenga, Mariya isoni ntizari ziri hafi aho, zari zirimo zimukurikiye zishaka kumukora. Biravuga ngo siko bizaba, ntawe uzagira ate, zijya kugukoraho. Imana ikavuga ngo ariko siko bizaba.
hanyuma marayika araza abwira yosefu, aramubwira ngo rongora umugore wawe, inda twite ntabwo ariyo yavanye mu ngeso mbi, atwite inda ya mwuka wera. Cyo si igitangaza? Umuntu wari umaze kubona isoni ziri kurunguruka, ntabwo binsaba kubivuga kubera ko nta nubwo ari abantu bose ndi kubibwira. Hagira abantu bake bavuga ngo amen. Amen. Amina, amina. Mariya yaragiye gukorwa n'isoni ku mpamvu abantu bumva babona baha agaciro ifatika yo kuba atwise atarashaka. Cyari ikibazo gikomeye, ariko Imana izi imvo n'imvano yacu. Haleluya! Ikintu utinyishijwe nacyo wibwira ko kizagukoza isoni, ubwo nta cyaha ugifitemo. No mpamvu ntabwo ari abantu bose ndi kubwira. Ubwo nta cyaha ugifitemo, humura. Marayika yaraherutse uyu Yesu, marayika w'Uwiteka yaraherutse gusanga Yosefu, amubwira inama ya kigabo. Urumva yari yamaze kurongora Mariya, Yesu yaravutse, ariko ataravuka hari ikindi gitangaza yakoze. Ndagira ngo mbabwire ngo ni Yesu, niwe. Uzi ko Yesu yamenye ko Mariya avutse muri kondisiyo zitari nziza, ariko kuko yarazi ko ari we wavutse, akamushakira igikoma, akamuha igikoma. Ndashaka Imana ishimwe. Yesu yarazi ko Mariya yemeye kumubyara, kandi amenya ko amubyaye nta kintu yibereyeho. Abwira abanyabwenge, arababwira ati mugende, ntabwo iri banga ribitwa baswa, mugende mwitwaje izahabu n'ishangi n'icyome n'ibihumura neza. Yari yavukiye ahantu hari ibihumura nabi mu kiraro cyiwe. Nje kubwira umuntu Imana yabwiye ngo nzaguhemba. Murumva ari mwese? Ikamubwira ngo nzakwitaho, nje kumubwira ngo niyo. Burya niyo yabivuze, nubwo ubona bigikomeye. Wari kubona Mariya yabuze icumbi na Yosefu, ntiyari kumenya ko burya ari Yesu, ko ari Yesu uri mu nda yabo. Wari kubona Mariya, kubera ko biravuga ngo babyariye mu kiraro cy'inka kuko nta cumbi ryari rihari. Wari kumubona agenda komanga ku marogi ya make, ku macumbi ya make. Uhari abayabuze kubera ko hari amanegeka niho hari amake. Yewe nanzu y'icyumba na saro bitarengeze 15 na 20, bati hano nta izahabaga, zari ziri mu manegeka, babonye zazagwa ku bantu barazise. Atari ko akongeraga amaguru, wazanshakiye inzu inshobora gukwirwamo n'umuryango wanjye kandi muri 7, itarengeje 30,000. Bati muri Kigali se nzira cyaba. Wari kubona Mariya akomanga ku icumbi n'irindi, bakamubwira bati haje abantu baba VIP, amacumbi yashize. Akimuka akajya handi, haje abandi bantu bayafashe mbere barabukinze, amacumbi yashize. Yari kugira ngo ntabwo ari Yesu urimo hano. Ariko Yesu azi neza ko niba avukiye mu kiraro hakenewe deodoha. Icyangombwa n'ukwemera akavuka.
azi neza ko niba avutse mu rugo rwa Sakintu hazaza abanyabwenge bazanye zahabu n'ishangi n'icyome. Niyo yari yerutse kubwira Yosefu, iramubwira ngo uwo mwana mwabyaye Herode arashaka kumwica. Nukuri niyo yarabikubwiye, none uracyabona karwaragurika, karacyarwaragurika ku rwego rw'uko wanaje hano. Kimwe mu byifuzo nicyo kirimo, urabona kenda kugucika, ariko niyo yavuze. Namubwira ati Herode amumereye nabi, arashaka kumwica, umuhungishe na nyina, hanyuma uzamareyo igihe kigenwe n'igishira uzagaruke. Amen. Murumva atari inama nziza? Murumva Imana itari yamurebeyeyo? Ndagira ngo nkubwire ngo niyo yabivuze. Niyo yaravuze ngo uzabyara. Uzi ko Imana yavuze ngo hari umwana wavutse dusenze. Ndagusabye nubyara uzashaka ikintu kizahuza uwo mwana n'aya masengesho. Niba uzitirira izina James, umwana witwa Gikondo abaho, uzashaka ikintu kizahuza uwo mwana n'aya masengesho, kubera ko Imana yavuze ngo aravutse. Mbona ko aravutse. Twasenze umwana umubyeyi arabyara. Satani atashakaga ko abyara, arabyara. Yaraherutse gukiza umugore wari utari muri gahunda yo gukira kuri uwo munsi. Muramwibutse? Wari umaze imyaka 10 n'ingahe? 12 ari mugongo. Imana ishimwe, nabyo yabivuzeho. Umuntu wari ufite icyo cyago twasenze kirakira. Kunda kandi humura ni Yesu. Yesu yaragiye kwa Yayiro umutware. Yayiro amubwiye ati akana kanjye karwaye, tugende ujye kugakiza. Hanyuma haboneka umugore wari wifitiye ikibazo akiyiziho, aravuga ati ntawamenya iby'amasengesho y'abasirimu b'iki gihe, reka ngewe mbyigane mu bantu. Ubundi iyo mubona abantu bahimbaza gutya, mukabona abantu batura, mukabona abantu baza bagaterana, abaje saa 3, abaje saa 8, umuntu wese abafite biterwa n'ikimusunika. Uyu mugore yaravuze ati ntanze icyifuzo, itegeko ry'Abayuda ntiribyemera. Ntabwo banyemerera kubera ko nagitangira hehe. Icya kabiri, Yesu ari kuri urgence, ari kumwe n'umutware w'isinagogi witwa Yayiro. Amutumye ngo ajye gukiza umwana we. Ntabwo yahagarika umwigisha kandi agiye kuri rendezvous y'umuyobozi. Ariko aribwira ati ninkora ku ncunda ze gusa biremera. Matayo iki gitangaza cyandika, yaravuze ngo uyu mugore yakoze ku ncunda za Yesu, hanyuma icyago cye kirakira. Hanyuma Yesu ngo arahindukira, aramubwira ngo mwana wanjye. Yesu ateye neza. Matayo we ntabwo yanditse ngo ninde unkozeho. Yaravuze ngo mwana wanjye komera. Murabyumvise? Mwana wanjye komera. Yari bibonaga ko uyu mugore yazezengeye. Nta bintu byo kumubwira ngo yaramubwiye ngo komera. Igitangaza mise nsimbukiraho kugira ngo dusoze, ni igitangaza cy'abantu 5,000 yagaburiye. Yesu yari kwigisha abantu bamenya ahantu ari, baramusangana umugwaneza. Biravuga ngo niwe wenyine wumva ibyo asabwa, abantu bose bazaza aho ari. Bamenya ahantu ari baramusanga, arababona ababwira ibyanditswe. Abona abantu ukuntu bari kwitegereza, abona abantu ukuntu batuje bateze amatwi, bari kumva icyo Yesu ababwira.
hanyuma abantu kuko bari abantu bareba ku masaha babona amasaha arakuze, baravuga bati aba bantu tubasezerere bagende bajye kugura ibyo kurya, kubera ko aho turi ni mu butayu ntabwo babona aho babihahira nubwo baba bagendanye amafaranga. Yesu areba umwanya bamaze imbere ye, ni inyangamugayo. Ndagira ngo mbabwire ngo yabwiye abigishwa ngo ni njye, ashaka kubabwira imiterere ye, ashaka kubabwira ngo ni njye watumye uriya mubyeyi wemeye kumbyara adakorwa n'isoni, ashaka kubabwira ngo ni njye wagiriye inama Yosefu akora igikwiye gituma umwana we adapfa, avuga ati ni njye wagiriye ni njye wakijije wa mugore. Yesu yigeze abona umuntu ufite abadayimoni, arangije ngo afata abadayimoni bari muri we abajugunya mu muganda w'ingurube, 2,000 by'abadayimoni yamusanze mu irimbi abajugunya mu muganda w'ingurube. Hanyuma Yesu aravuga ati agaciro k'uyu muntu karusha agaciro k'ingurube 1000. Arababwira ati nimuhumure ninjye. Abantu bari batuye mu iyo karitsiye ntibahombye, bari boroye izo ngurube ntibahombye. Noneho rerekana nakubwire ngo niwe wazihombeje kugira ngo uyu muntu akire. Nabyo hari abantu bashobora kubunyumva, bya bindi niwe wabihombeje kugira ngo ubugingo bwawe bukire. Ingurube nyinshi niwe wazihombeje kugira ngo ubugingo bw'umuntu umwe wari ufite abadayimoni bukire. Hanyuma uziko byose ngo urumva ngo byaragiye, hari ibyagiye nyine kugira ngo umuntu umwe akire. Hanyuma abantu baravuga bati mubasezerere bagende bajye gushaka ibyo barya, bagenda birwaneho. Ntihari usujye ujya gukodesha bakakubaza ngo ufite abana bangahe? Ntihari abakozi se mujya muhamagara bajya kuza bakababaza ngo uzamuhemba sha? Mbese aravuga bati mubasezerere bagende birwaneho, ubwo afite abo ngabo bangana gutyo mu musezerere agenda yirwaneho, ubwo afite abo ngabo bangana gutyo unshakira ahandi hantu nakora, ntabwo njya nkora mu rugo rumwe abana bangana uko. Ubwo afite abo ngabo ufite umuryango ungana gutyo, ntabwo twateranya amafaranga gusa amafaranga y'inzu yakwirwamo abantu 12 twayakura hehe? Mubasezerere bagende bagiye gushakisha. Yesu areba ukuntu bakurikiye ikigwa, ukuntu babaye bugufi bwe bitondeye ijambo rye, abwira abigishwa arababwira ngo naba rimwe mu bagaburire. Batangira kumuzanaho imibare nk'iyo ufite. Turumva hano nta butike zihari, kandi niyo zahaba ufashe igihembo cy'abakozi benshi bahembwa ku munsi ntabwo cyagura ibyahaza aba bantu. Yesu aravuga ati ariko nimwicaza abantu abarimwe mu bagaburira, kubera ko bamaze umwanya imbere yanjye bumva ijambo ryanjye. Ntabwo uyu mwanya wafashe wo kuza mu rusengero seje waje wabitekerejeho, ufata umwanya utondekanye ibyifuzo byawe ubishyira ku murongo. Hari igihe wafashe ndetse ufata n'agapapuro urabyandika. Hari undi washatse kwandika ibyifuzo bye abura ikaramu n'urupapuro, abwira Yesu aramubwira ati ngwino usome mu mutima wanjye. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu uko ateye ntabwo yagusezerera amaramasa. Aravuga ati mubicaze mu bagaburire. Baramubwira ati dufite imigati 5 n'amafi 2. Yesu aravuga ati nimubizane. Barabizana, arabishimira. Amaze kubishimira arababwira, aramanyura arababwira ati nimuseriva abantu. Baseriva abantu, hasigara bose 5,000 utabarimo abagore n'abana bararya. Ndagira ngo mbwire umuntu wumva shonje kandi yaravuganye n'Imana ngo izamugabura ngo nubundi niyo, nubwo ushonje niyo.
nubwo ushonje niyo yavuze. Nubwo ushonje burya niyo yavuze. Hasonza umuntu uhumeka, wapfuye ntasonza. Kandi ubwo utarapfa nyine uzabona ko ariyo. Harwara umuntu muzima, Imana yarakubwiye ngo ngukijije umugongo, hashize imyaka nk'itanu ibivuze, utangiye gukeka ko yaba atariyo yabivuze, ariko nukuri irantumye nkubwire ngo niyo. Hanyuma arababwira ngo nimubicaze, barabagaburira, 5,000 birarya birahembuka. Yesu ntakunda ko abantu bica ibyo kurya ubusa. Mve mwabakire mw'Imana yagiriye neza mukaba mumaze guhembuka. Ntimukice ibiryo ubusa, mukamena ibiryo, ni icyaha. Mwihame rya Yesu nta kumena ibiryo. Mumve namwe mujye mu birori n'ahantu babatumiye mukarura ibyo mutari bumare. Ntimuzongere, ndabahanye mu izina rya Yesu, ni icyaha. Niba ubona bihari bihagije ukaba wiyiziho kumaze iminsi ushonje, ba waruye bikeya, ubwo bihagije urasubirayo. Niba kandi bitari bihagije n'ubundi arura bikeya kugira ngo utaratisha abandi, aho kugira ngo uze kubisiga ku isahani. Yesu arababwira ngo nimugende mukusanye n'utuvungukira. Baratwegeranya, baradukusanya, badushyira mu ntonga. Ziba intonga zingahe? Abigishwa ba Yesu bari intumwa zari zingahe? Kandi ibyo byabaye amateraniro arasozwa. Hanyuma intonga 12, abigishwa 12 bakizegeranya, Yesu arababwira ati nimwambuke sigare nsezerera aba bantu. Umva Yoha, akira shyira madamu. Pete, nyaruka shyira madamu. Mari, shyira madamu. Ariko Imana ishimwe, hari abantu bake bakiri bubana ko twayebyira. Ariko umva ma, shyira madamu, shyira abana, shyira abana sigare nsezerera abantu. Ariko Imana ishimwe, Imana ishimwe. Arababwira ati nimwikorere mutahe sigare nsezerera abantu. Yesu asigara asezerera abantu, amaze kubasezerera azamuka umusozi arasenga. Munyumve batumishi, munyumve bahanuzi, baririmbyi, munyumve bavuga butumwa. Yesu yasezereye abantu ajya he? Wenyine. Muhora kuri tera imbere y'abantu, kwa mbere mfite rendez-vous, kwa kabiri mfite indi, nijoro nabwo nzaba mfite linye. Yasezereye abantu, azamuka umusozi ajya gusenga. Ibyo abajyanye intongane bagende, bagiye kubikemura kuko nabyo biha agaciro. Birangwa nawe muri ministeri mu murimo bagomba kubaho. Imana imfashe ugira ikintu utahana mu izina rya Yesu gifatika, ku buryo ubwira abantu ukababwira ngo nasenze ndi sejemu. Yesu agiye ku musozi arasenga. Abigishwa baravuga bati tugomba kugera mu rugo mbere tugashyikiriza imiryango ifunguro, intonga y'imitsima. Dayimoni aravuga ati ntabwo nabemerera gushyika mu rugo. Yarahetse gukora igitangaza. Yesu yaraherutse kubakiza dayimoni w'inyanja ashaka kubaroha. Bihura nuko Yesu yari yicaye mu bwato bari barimo. Amen, amena. Hari igihe yashatse kuruhirika urugo, hari igihe yabigeze pe, nuko tutaguhaye umwanya ngo bivuga, ariko nawe urabizi ko hari igihe yararwubitse dayimoni. Burya byagarukiye kuri Sinashe, iz'abandi ni kwa kundi byatangiye, ariko ashimwe ko yararwicayemo. Ubwato
inyanja Yesu ngo yari yicaye ibwerekeza. Hanyuma umuraba uravuga uti ubwo abaye nk'usinziriye gatoya, reka mbibi, ariko ntiyaryama twashire. Ba Yohana bagerageza uko bashoboye, baravuga bati pasiteri yaraduhuguye atubwira ko umugore agomba kuganduka. Mugabo nawe ati aduhugura atubwiye ko, urumva nukugashya, yatubwiye ko umugabo agomba gukunda akajya atahana kado, yashakaga agatahana indabo, hanyuma umugore agategura neza mu cyumba. Mbese protokole bagerageza kuyubahiriza, nukugashya. Nukugashya. Birava ngo bari abantu bakuriye ku mazi, ngo bagerageza uko bashoboye kugashya, kandi inyanja yarakaye. Reka ndwane n'uyu mujyi wa Kigali, ko nanjye nahigwanira akaso. Ukagashya hanyuma inyanja iti ntuzawumbanamo tu, urasubirayo. Reka ngerageze ndebe ko najya mura iyi tapandigo nahimukaho, hagira uburyo najya ni deplace nanjye. Ukagashya inyanja ikavuga iti uzatega. Hanyuma utaza kuntinza ahangaha muyobo. Hanyuma abigishwa babona amazi atangiye kwinjira mu bwato. Baravuga bati ubwo atangiye kwinjira mu bwato, reka duhamagare ba Celestini baze badusengere badufashe nibura bivemo. Batangira kudaha amazi akavuga ati ndabazika tu. Hati bakagerageza uko bashoboye bakadaha. Yesu arimo arabareba, ategereje reaction yabo ngo bamenye ko gutabarwa kwabo. Abigishwa bagahamagarana ati Pete, si wowe wabaga mu mazi? Ntabwo Yesu yagukuye ku nyanja uroba? Ngwino agashyiraho aki. Washyizemo akabaraga inyanja ntiduhitane. Washyizemo akabaraga ubushomene ntibudutsinde i Kigali. Washyizemo akabaraga kubona rugiye kumirimana. Kuki udashyiramo akabaraga nanjye nkaba nashaka nk'abandi? Yaragiye. Abakeneye ahantu gutabarwa ko abigishwa kuri, ntabwo biri muri experience yo kugashya. Nta nubwo biri no mu guhamagara abantu ngo baza n'uruho badaha amazi. Gutabarwa kwabo kuri mu gukangura umwami. Babonye bagiye kurohama, baramubwiye bati mwigisha ntacyo bikubwiye, urisinziririye. Yesu arababwira ati mubujijwe n'iki kwizera? Yesu nta stress agira, ni twebwe tugira stress. Ariko undi we yitwa nyiribihe, yitwa the master of time and circumstances, le maître d'état et de circonstances. Nyiribihe niko yitwa. Abyuka ababwira ati niki kibabujije kwizera? Arangije arekana nabo ajya kudiringa n'inyanja. Imana ishimwe. Nubwo ari we wavuze, ndagusabiye mu izina rya Yesu ngo icyama ntiwumve ijwi, wakira igikorwa. Amena. Ijwi wararyumvise kandi yanumye ngo niyo ndi kugusengera ngo Imana ibirekanye nawe ijye kudiringa n'ikibazo. Yesu avugana n'inyanja, arabwira ati wa nyanja we, wibagiwe ko ndi muri ubu bwato? Nyanja ati mba mbizi, banigiza nkana, manegereje kureba icyo bakora, ko badaceceka se nkabaniga ukaruka ka wenyine. Yesu ategereje kuvuga, kandi ukava muri bya bindi by'ikivunge. Hari imyaka basengana n'abandi, hakaba n'imyaka basenga bonyine. Hari imyaka basengana n'abandi,
hakaba n'imyaka basenga bonyine bitewe n'iminsi umaranye ikibazo. Hari imyaka bagashya, hari imyaka badaha amazi mu bwato, hakaba n'indi bakangura umwami bakamubwira bati ngwino 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 ngwino. Hanyuma inyanja iravuga iti noneho ubwo cyagihe bankijijwe nawe akaba basezereye bakajyana imitsima bamusize, reka mbanige. Muri kunyumva? Arabasezereye ngo bikira mu bwato. Bikiye mu bwato, inyanja iravuga iti urya munsi bankijijwe no kuba yari yicaye muri ubwo bwato. Bamusize ku musozi asezerera abantu, bamusize azamutse agiye gusenga, bikoreye intonga z'imitsima ntibacibuka seje mu kuwa mbere, bikoreye intonga z'imitsima ntibacibuka kwiriza ubusa, batahanye igisubizo cyabo, basize Yesu ku musozi. Inyanja iravuga iti reka mbatsinde mu nzira. Biravuga ngo inyanja noneho iza ibaturutse imbere ishaka kubika ubwato, ishaka kubika ubwato. Nabwo bagerageza uko bashoboye, babanje gushyiraho akaho. Biranemewe, ariko biremewe judepoza, biremewe gerageza utangira ka business, biremewe, ariko ntwibagirwe kumusaba ngo abarimo. Bagerageza uko bashoboye. Hanyuma inyanja iravuga iti mwagashya, mwadaha, mwagira mute, mwabwirana, mwatumanaho, mwakora akagrupe cyangwa ikimina, ubwo umwami atarimo ndabashobora tu. Ubwo nawe uhari cyagenewe mubankijije. Nta gihe se Satani yahagurutse ukabona arahagurutse n'amenyo ye, ugira ngo niwe wahivanye. Si Imana wari warahamagaye kera ukayibwira uti ubwo nshatse mwami uzangirire neza simbere nka masenge, sinzashaka nk'urwa mama, ubwo mbaye ngiye mu muhanda ungirire neza sinzacenyuke. Siyo yahabaye. Hanyuma ugenda uta Yesu wikorera intonga y'imitsima ibikabi. Inyanja iravuga iti ubwo bamusize, ubwo bamutaye, reka nkwereke ikitanzitse. Imana ishimwe yavuganye natwe, ivugana n'itorero, iribwira imigambi ya Satani, kandi iratubwiye ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biri imbere utamenya. Itorero Imana yatubwiye ko rigoswe, hari ibirigose, ariko ishimwe ko tubimenye mbere. Hanyuma bagerageza uko bashoboye, Yesu arabareka. Igihe kigeze Yesu abonye ko benda kurohama, ashimwe, aza mu gihe cyangombwa. Abonye ko benda kurohama, abonye benda gukorwa n'isoni, abonye benda kumwara, abonye benda gupfakara, abonye benda kubishishe, abonye bikomeye, aravuga ati aba bantu bakeneye gutabarwa. Abona nafata ubwato uko inyanja yari imeze, ndasenze ngo Imana igusange mu buryo budasanzwe. Mwama abona nafata ubwato bikanyura muri procedure abandi banyuramo. Hari abatubwira ngo bahereye ku dutaro, bandi ngo bahereye ku ikarito, bandi ngo, aravuga ati ninyura mu nzira z'ubwato nkabanza kujya gutega, ngo urumva ngo urabona ndasanga umuyaga ubatsinze aho ngaho. Ninyura mu nama za Pari na Marene ndasanga ruhirimye. Haravuga ati bakeneye ubutabazi bwihuse. Sengeye umuntu wari ugeze ku rwego rw'uko Imana imuha ubutabazi bwihuse, ngo Imana ize mu buryo budasanzwe, uburyo bumenyerewe bureke, Imana igusange mu buryo budasanzwe. Hagera abantu bake bavuga ngo amena, gusange mu buryo budasanzwe. Hanyuma umwami abona natega ubwato yasanga bapfuye, umuyaga wabishe, inyanja yabubitse. Harangije ngo yica itegeko rya fizike. Il a violé la loi de la physique. Haleluya! Mwami aravuga ati reka manuka kuri uyu musozi njya gutabara abantu banjye. Akibivuga inyanja irabyumva, yumva ko umwami ashaka kuyikoresha nka vecteur, ashaka kuyikoresha nk'ikintu kimugezaho abana bayo bari. Igitonyanga cy'amazi kibwira ikindi kiti twegerane,
kibwira ikindi kiti twegerane. Umwami arashaka gusanga abigishwa kandi akeneye kugerayo byihuse. Nitwegerane ataza gukandagira agatebera. Guteleta imwe ikabwira indi iti komera di. Umwami arashaka gutambuka, indi iti komera. Amazi akora kaburimbo. Yesu aratambuka akandagira aho biremera, arakomeza aragenda. Ageze bugufi bw'abigishwa, abigishwa baramureba akiri kure, baravuga bati we turapfuye, twari dukize inyanja nawe ntiyari itworoheye, ariko uyu muzimu uje noneho aratwica. Yo tubonye covid naguma mu rugo tubicitse, ariko iki gikurikiyeho ntabwo tugikira. Mbonye wa muturanyi Imana imunyimuriye, wari waranzonze kubera ukuntu mbere umuturanyi mubi, ariko noneho iki ngiki cyo singikira. Hari nibiza bihereye mu murimo, hari biza biguturutse imbere bishaka kubika ubwato. Ndagira ngo mpumurize umuntu wari urwana n'inyanja atarasobanuka nayo, akabona ikindi gisa n'umuzimu. Ndagira ngo nkubwire ngo ni Yesu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Baramureba baravuga bati dukize inyanja, ariko uyu muzimu ugendera hejuru y'amazi ntabwo turi bumukire. Niryo jambo twasomye cya 12:27 biravuga ngo uwo mwanya Yesu avugana nabo bakiri muri ako kajune, bakibaza ngo minerivare, bakibaza ngo mbonye musige mubona ukuntu Satani yiba ababyeyi muri ya mezi kwa muganga byagenze neza, operasiyo yagenze neza, cyangwa yanabyaye neza, ataragira amezi 6 yakumva itangazo ngo aragiye. Hanyuma uratwise, urasamya mu buryo bw'igitangaza, amezi abaye nkayo umaze kugira, Satani atangiye kuzana bleeding, kuvira kunda. Warukirwana n'iyo nyanja, warukirwana n'ibyo ngibyo, Satani azanye ibindi, ariko Imana intumye kukubwira ngo nubwo bimeze bityo niyo yavuze. Hanyuma biravuga ngo uwo mwanya Yesu avugana nabo, arababwira ngo mwitinya ninjye. Haleluya! Arababwira ngo mwitinya ninjye. Cya gihe ninjye wavuze, rirya sezerano ninjye wari guhaye, ninjye watangiye umushinga nzawusohoza, ninjye wavuganye nawe, nzagufata ukuboko uzageraho ngambiriye kugera. Hanyuma Petero abyumva vuba, yari inkwakuzi, abyumva vuba, aramubwira ati mwigisha, niba ari wowe tegeka, nanjye nze ngusange. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari umuntu umwe mu batuyoboye yavuze ngo Imana imufashe impanda izavuga ari ku manywa. Abantu bareba, yavuga turi mu muhanda tugenda, yavuga turi ku cyuma cya tapandigo, yavuga ninjiye kuri ATM machine ngiye kubikuza, bagategereza ko nsohoka, bagaheba, bagahana amakuru, bakabwirana bati ubwo atinzeyo bakingura bagasanga simpari. Ku manywa byazabera mu iteraniro nk'iri ngiri, abantu baje gushungera no kureba ibyaca barokore, bakabona basigaye bonyine, bizaba ari ku manywa. Mwigisha, niba ari wowe tegeka, nanjye ngira icyo mvugana n'iyi nyanja aho yanzengerereje. Niba ari wowe koko tegeka, ndabizi ijambo ryawe ringana n'ibikorwa, ndabizi imvugo yawe ingana n'ingiro, ndabizi isezerano ryawe ringana no gusohoza. Niba ari wowe koko, nubwo ndi Petero n'ubumuntu bwanjye n'amashuri yanjye maceya, niba ari wowe tegeka, nanjye nkandagire hejuru y'inyanja. Amen, amen. Umwami kuko yamaze kubabwira ngo niwe, nta kundi gushidikanya, yaramubwiye ngo ngaho ngwino. Petero atera intambwe ya mbere, abona biremeye, Imana ishimwe. Akodesha inzu ya kabiri,
abona biremeye, ajya kugura akabanza abona birafashe, atangira ku cyayi n'amandazi abona birafashe kuko ari we wavuze, abona biremeye, atangira mu kateriye gatoya kwa kutire, bati niba ari wowe koko tegeka nanjye nzengereza iyi minsi, bamaye previ kenshi, tegeka niba ari wowe wavuze, tegeka narapfa nyiri muri uyu mubiri tutaragera hakurya y'inyanja tukirimo, niba ari wowe tegeka. Mwami arategeka, Petero arambura ikirenge akitereka hejuru y'amazi, amazi yumvira itegeko ry'umwami, aravuga ati ubwo ari Petero, ubwo bivuzwe na Yesu nubwo ari cya Petero, reka dukomere nawe atambuke. Ubwo bivuzwe na Yesu nubwo ari Petero munyantege nkeya, ubwo ari Yesu bivuze reka dukikomeze nawe atambuke. Hanyuma Yesu, Petero arimo arahanga amaso umwigisha wamaze kubabwira ngo ninjye, amwizeye nk'ushobora byose, amwizeye nk'uzura abapfuye, amaze gutera intambwe nk'eshatu ngo atangira kuvana amaso kuri Yesu, yongera kuyarebesha ku nyanja. Havuga ati we wapfa Petero we, n'uburyo uza amazi ku ntari mabi muri uyu mujyi wa Kigali n'ubushomeri, komeza ukabyara. N'amashuri ari ukuntu ahenze, amakuru y'amazi ntuyazi wowe. Petero ati nibyo koko we, amazi arica, amazi araroga, amazi agira amahembe, amazi asenya ingo, amazi asohora umuntu mu nzu. Petero atangira kuvana amaso ku mwami umubwiye ngo ngwino, ayashyira kuri Kigali. Nuhanga amaso Kigali uzabona ibintu bituma utayibamo. Nuhanga amaso uyu mwami wambwiye kukubwira ngo niwe, uzabona ibintu bituma uyibamo kuko niwe. Atangiye kuvana amaso kuri Yesu, ayahanze inyanja, inyanja iravuga iti hasigaye njyewe na Petero. Ubwo ari njye na Petero, ari ukuntu umuntu ahanga amaso umurozi agatangira no gupanga uburyo bazajya bahangana. Sinzamutambuka ngo musuhuze, ntabwo nzagira ibirori ngo mutumire. Urumva hasigaye wowe nawe gusa, Yesu ntabwo akibirimo. Nta ryasengesho rivuga ngo mwami musanga akizwe, nta ryasengesho rivuga ngo mwami ubabare kuko batazi icyo bakora. Hasigaye Petero n'amazi. Amazi aravuga ati reka muprofite muri ibi bihe we, avanya amaso kuri Yesu, reka muprofite. Hanyuma ngo amazi atangira kurekurana, Petero yumva atangiye gutebera, yumva bitangiye kumucanga, yumva atangiye kugira intege nkeya, yumva ntiyakongera gusenga, yumva ntiyajya aho abahanuzi bari, yumva ntiyakomeza umurimo, yumva yarambika nk'abandi. Hanyuma akikora ibyo ngibyo bikiba, Petero yigira inama yo kongera kureba Yesu. Arataka cyane ati mwigisha, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ikibazo cyakubayeho cyabaye kimwe. Kigali yaragucanze, iranagukanga ku mpamvu zifatika, urushako ruragukanga, umuryango uvukamo uragukanga. Hanyuma ubihanze amaso, ntiwongeye kwibuka guhamagara Yesu. Petero yarahamagaye ati mwigisha. Akimuhamagara ngo Yesu amuhereza akaboko. Amaze kumuhereza akaboko, Imana ishimwe, haleluya. Akimuhereza akaboko ngo bikirana n'umwami mu bwato. Ubwato burimo Yesu, ubwato burimo umwami, ubwo bwato burimo umutekano. Hanyuma Yesu yikirana nabo mu bwato, inyanja irabaturiza. Kandi nubwo yanatuje, bari bari bugufi kwambuka ngo bagere ku butaka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Burya ni Yesu wavuganye nawe, humura inyanja ntabwo izakwica. Uwo mwanya arongera avugana nabo ati nimuhumure, ninjye mwitinya. Warutinye, warugize ubwoba, warugeze mu gihe cyo gushidikanya, ariko ikuntumyeho ngo humura, ni Yesu witinya. Niwe wavuze azakora, niwe watangiye azasohoza. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nagira ngo dusenge Imana. Umuntu wari umaze kubona ko inzira zifunze, abona ko byanze, abona ko bitagishoboka, Imana iguhumuririje muri njyewe ngo humura, niyo witinya. Wariganijwe amahirwe menshi
y'urugendo rwa misiyo ishobora kukuzanira inyungu, ariko Imana ivuganye nawe muri njyewe ngo humura witinya, ni Yesu. Iyavuze izasohoza, igihe kizagera ugende. Ntabwo misiyo zirangiye, ntabwo zirangiye. Imana ishimwe, humura witinya, ni Yesu. Nuvayo uzaza hano sejemu ushimira Imana, yibwira uti kuwa mbere ku itariki 29 Imana yavuganye nanjye ko ariyo mvuye muri ya misiyo, utanga ituro ryishimwe. Ndagira ngo duhaguruke dusenge. Imana ivugana nawe niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Yatangiye umurimo niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Ubunini ndetse n'ubwinshi bw'umuraba uri mu nyanja ntibugutera ubwoba. Humura witinya, ni Yesu. Humura witinya, niwe wavuganye nawe. Ujya gushaka Imana yari yaravuze, ujya kubyara abo bana hari ijwi ry'Imana wumvise, ujya kuza i Kigali hari ijwi ry'Imana wumvise, ako kazi kajya gutangira wumvise ijwi ry'Imana, ujya kurangiza amashuri icyiciro runaka urangije kwiga wumvise ijwi ry'Imana. Humura witinya, ni Yesu. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje kuko uri Imana ishobora byose. Tugushimiye kuko uri Imana ica inzira, tugushimiye kuko uri Imana itangira igasohoza. Uyu muntu wavuganye nawe perimi akoze inshuro zirenze imwe atarabona na provisoire, ariko uvuganye nawe ko ari wowe uri Imana ishobora byose. Uyu nawe yarayibonye, ariko aho wagerageje amahirwe yose y'akazi yarakabuze. Uri Imana ivuganye nawe ko ari wamuhaye perimi itarimo ibyaha, itarimo amanyanga, itarimo ruswa. Uri Imana izayikoresha akagera ku cyo wagambiriye. Izina ryawe rihimbazwe kandi ndishyirwe hejuru. Uyu wari umaze kuba mu miryango myinshi, ava mu muryango umwe muhereza undi, ava mu wundi umuhereza undi, yaramaze kubona ko birambiranye, ariko uramuhumurije, mubwiye ko ari wowe uri Kristo, uri Uwiteka, witwa ishobora byose, uri umuhoza w'amarira. Bimaze iminsi arararira, ndamusengeye ngo umugirire neza, mwereke ikimenyetso cy'ibyiza mu izina rya Yesu. Iyi nyanja yaribaye nini, yendaga gucurika ubwato twari turimo, yendaga kubwubika, yari iduturutse imbere, ariko ushimwe kugutabaza uzanye bwihuse, buje mu gihe cyabwo kandi mu gihe kidasanzwe. Urakoze kuduhumuriza, urakoze kuduhumuriza. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.